tunezererwa Imana, tunezererwa Yesu iyo twibutse aho yadukuye. Haleluya. Iyo twibutse ko yitanze ku musaraba i Golgotha, iyo turahera biratunezeza. Imana ishimwe cyane. Uyu mugoroba tugiye kuganira ku magambo amwe ashobora kudufasha gukomeza kuba mu munezero w'abana b'Imana. Haleluya. Na amahame amwe yagufasha gukomeza gukizwa neza mu bihe bigoye. Imana ishimwe. Amen. Niba dushaka kuzagera mu ijuru, niba koko tuza mu nzu y'Imana dushaka gukizwa, ari agakiza katugenza mu nzu y'Imana, atari upfa kuza mu nzu y'Imana gusa utampuriza, uyu mugoroba tuganire amwe mu mahame yadufasha gukomeza gukizwa neza no mu bihe bigoye. Turi mu bihe bigoye kandi muremeranye nanjye. Haleluya. Turi mu bihe bigoye ku gihe cyacu. Birashoboka ko n'abakera hari ibyari bibagoye. Haleluya. Ariko natwe uyu munsi hari ibitugoye mu gakiza turimo. Imana ishimwe. Ariko nubwo bigoye bwose, gukomeza gukizwa kandi gukizwa neza birashoboka. Nubwo isi irimo kugenda ihitana benshi, nubwo Satani n'abadayimoni barimo kugenda baca intege benshi kubw'ibihe turimo, gukizwa neza birashoboka. Nubwo bamwe bafite impamvu nyinshi bashobora kukubwira zituma bacika intege cyangwa se zituma basubira inyuma, ariko nasanze gukizwa neza bishoboka. Si twebwe twenyine ab'iki kinyejana twaba tugeze mu bihe bisa nkaho bigoyemo ukuntu. Buriya n'abatubanjirije ba sogokuruza bo kwizera hari ibyabagerageje nabo kandi byinshi, ariko abahamya barahari bakijijwe neza kandi birashoboka, basoza urugendo rwabo amahoro. Natwe uyu mugoroba rero ndifuza ko tuganira kuri amwe mu mahame yadufasha natwe gukomeza gukizwa neza muri iki kinyejana kigoye. Amwe mu mahame yadufasha gukomeza gukizwa neza mu gihe bamwe bavuga ko bidashoboka. Hari amwe mu mahame tugiye kuganira umugoroba, ntabunatindemo cyane, ariko nituganira uraza gusanga ko gukomeza gukizwa neza no muri iki gihe bishoboka. Tureke ibintu by'impamvu zo kuvuga ngo urabona iterambere rwose nawe urabyumva hari icyo ridusaba, ariko iterambere burya wariyobora, ntabwo iterambere ryakuyobora. Amen. Ikoranabuhanga warikoresha, ntabwo ikoranabuhanga ryagukoresha wabishatse. Ariko ikibazo muri iki gihe benshi twemeye kuba ibikoresho ngo by'ikoranabuhanga, twemeye kuba ibikoresho ngo by'iterambere, aho kugira ngo tubashe gukoresha ibyo byose birimo kugenda bidusatira. None se Imana yabaraduhereye ubwenge. Haleluya. Erega nicyo gituma yadutandukanyije n'inyamaswa, ikadutandukanya n'ibindi biremwa byose. Twebwe yaduhaye ubwenge nk'abantu bwo guhitamo icyiza, kandi ubwo bwenge Imana yaduhaye
ubyemera utabyemera, umunsi tuzagera imbere y'intebe y'urubanza bwo bwonyine nibwo buza gushinja ko wanze kumvira ijwi ry'Imana ryari muri wowe nyamara ryakuburiye. Haleluya. Mureke rero uyu mugoroba tuganire umwanya mutoya amahame, kuko ni ibintu duhora twibukiranya kenshi, ariko impamvu tubyibukiranya nuko nanone usanga uko tukomeza kubivuga n'abasubira inyuma bakomeza kuba benshi, n'abo Satani akomeza gufata akabaherana bari benshi, ariko mureke dukomeze tubivuge. Ahari hari uwo byagirira akamaro. Imana ishimwe cyane. Ihame rya mbere rero ryadufasha gukomeza gukizwa neza nubwo turi mu bihe bisa nkaho bigoye. Ihame rya mbere wagenderaho, wakwishingikirizaho, ugakomeza kuba umurokore Imana yishimira, ugakomeza kuba umuntu ukijijwe kandi ukijijwe neza, ni ukuzirikana ko Imana y'agakiza kawe ari Imana idahinduka. Haleluya. Zirikana ko Imana y'agakiza kawe cyangwa Imana y'agakiza kanjye yo nta guhinduka. Wowe urahinduka ujya hehe? Urashaka guhinduka usa nandi? Imana wakurikiye muri bibiri, uburyo wayibonye icyo gihe, uyu munsi muri 2023 iracyari ya Mana, ntabwo ihinduka. Yewe Imana wakurikiye cyangwa se wakurikiye muri 80 ukabona imikorere yayo, ukabona imirimo yayo itangaje, ukabona ibikorwa byayo uko yari iri icyo gihe muri 80, n'uyu munsi muri 2023 iyo Mana ntigeze ihinduka. Niyubakira ku ihame ryo kuvuga ngo Imana y'agakiza kanjye ntihinduka, wowe uzahinduka uhinduwe n'iki? Iyaguhaye agakiza niba idahinduka, niba uko yari iri kera n'uyu munsi akaba ari kwiri ndetse akaba ari kwizahora iteka ryose, wowe uhinduwe n'iki? Turimo kuvuga ku mahame yagufasha gukomera cyangwa se gukomeza gukizwa neza no mu bihe bigoye. Tubonye ko Imana kuko idahinduka, natwe ntidukwiye guhindurwa n'ibintu ibyo ari byo byose. Yesu nashimwe. Abaheburayo 13:8 hari amagambo avuga ngo Yesu Kristo uko yari ari kera, uko yari ari ejo, n'uyu munsi niko ari kandi azahora iteka ryose. Abaheburayo 13:8. Niba umwami wacu Yesu Kristo uko yari ari kera n'uyu munsi akaba ari ko akiri kandi akaba ari ko azahora iteka ryose, nshuti yanjye, ni iki kiguhinduye? Ni Imana, kandi Imana idahinduka. Ni Kristo, kandi tumaze kubona ko uko yari ari kera n'uyu munsi ndetse azahora ariko azanahora iteka ryose. Ni iki kiguhinduye? Ni iki gishaka gutuma ureka uko wari uri ukinjira mu gakiza, uyu munsi ugashaka kwambara undi mwambaro utari uw'agakiza? Imana ishimwe cyane. Ni iki uwo mwambaro w'agakiza uwukuyemo kugira ngo wambare uwuhe mwambaro? Ariko niwubakira kuri uru rufatiro ruvuga ngo kuko Imana y'agakiza kanjye ari Imana idahinduka,
ndakwinginze wongere usubizemo umwambaro w'agakiza, wongere wubakire ku rufatiro ruzima ari rwo Kristo, niwe udahinduka. Wongere Kristo akubera icyitegererezo cy'agakiza kawe, wongere Kristo akubera icyitegererezo cy'umwifato wawe, wongere wemerere Kristo agenga ubugingo bwawe, akomeza kubera umwami kandi akubera umukiza. Yesu nashima. Niba ushaka gukomeza gukizwa neza no mu bihe bigoye, kuko ibihe bigoye byo tuzabibamo, hari ibyo turimo kurebesha amaso uyu munsi, hari n'ibindi biri imbere bizaza, kandi byose bishobora kuzagora umugenzi. Ariko niwubakira ku ihame rivuga ngo kuko Imana y'agakiza kanjye idahinduka, nanjye nta kintu gikwiye kumpindura. Ibihe birahinduka, abantu barahinduka, sibyo? Ariko agakiza ntigakwiye guhinduka muri twebwe. Ariko umwambaro w'agakiza ntukwiye gucuya muri twebwe. Ngo ejo niba ari umweru, ku manywa ari umweru, nijoro uba umukara, ejo uba ikijuju, ku wa kangaho uba ikigina, ugira amabara ntazi umubare wayo. Umwambaro w'agakiza ukwiye kwera, akaba ari umwambaro wera. Indi myambaro yose ndakwinginze ntabwo izakugeza ku musaraba. Niba uhisemo kwiyambura umwambaro w'agakiza kubw'ibihe uhagazemo, kubwo ibihe dusohoyemo, kubw'aho tugeze kubera isaha tugejeje, ukavuga ngo isi kubera kugeza ahangaha, kubera ko turi muri iki kinyejana, kandi iki kinyejana kidusaba kwitwara gutya, uyu mwambaro nawambaye muri 80 cyangwa nawambaye muri 90, reka nambare uwo muri 2023. Ibihe bizahinduka, ariko Imana twakurikiye ntihinduka. Abantu bazahinduka, ubuzima buzahinduka, imibereho izahinduka, hazaba imvura, hazaba izuba, hazaba umuyaga, hazaba umucyo, hazahinduka ibintu byinshi. Ariko ikintu kitazahinduka, Imana twakurikiye, kandi yifuza ko n'abayikurikiye nabo badahinduka. Imana yifuza ko yakwakiriye cya gihe wazaga uvuga ngo, uririmba ka karimba ngo dore nambaye ubusa, ngo ndakwinginze unyambike. Uko Imana yakwambitse umwambaro imaze kugukuramo wa mwambaro w'ubushwambagara, uko niko ishaka guhora ikubona buri munsi. Gumana uwo mwambaro Imana yakwambitse imaze kugukuramo wa wundi w'ubushwambagara. Birababaje kandi biteye n'agahinda kwikuramo umwambaro Imana yakwambitse warangiza ukambara ubushwambagara, ngo nibigezweho, ngo niho isi igeze, ngo niko agakiza k'iyi minsi. Birababaje. Gumana umwambaro Imana yakwambitse wa munsi wazaga wambaye ubushwambagara. Noneho hazaza nako muri 2025, nako muri 2050, n'akataraza kazaza byo. Ariko icyo nakusabira, gumana umwambaro Imana yakwambitse. Iyo ari iri kuva kera ihinduka, n'uyu munsi niko ikiri. Byandikwe uko yari iri kuva kera, n'uyu munsi niko ikiri. Kandi n'abagendana nayo n'abayikurikiye bose bagomba kugira iyo character yo kudahindagurika, ngo ku manywa ube kanaka, nimugoroba uhindura izindi state ntazo ubwoko bwazo. Sinshaka kubivuga cyane, murabizi ko hari abantu muba muri kumwe mu gitondo cyangwa se mu rusengero, mwasohoka hanze nyuma y'amasaha 2 ukabona yabaye undi muntu, ukibaza ahinduwe n'iki,
nicyo agiye gufata, icyo yari afite akinenza iki. ariko ubundi reka mbabaze, uyu mwambaro w'agakiza mu nenga iki? ahubwo uko yari ameze abinenza iki? muzi ukuntu Maraki yavuze nawe mu bice 3:6 yaravuze ngo kuko njyewe Uwiteka ntabwo mpinduka, nicyo gituma abahungu ba Yakobo mutamarwaho. aya ni amagambo Imana yabwiraga Abisirayeli. njyewe Uwiteka ntabwo mpinduka. nicyo gituma abahungu ba Yakobo mutamarwaho. ariko murabizi Imana ihindutse nk'uko twebwe twihinduranye byagenda gute? mu gitondo iguhaye imbabazi, nimugoroba igashyiraho ibihano, byagenda gute? ariko Imana yacu ntihinduka. iyo ibabarira irababarira. haleluya. nta gacu ko guhinduka igigira. ariko twebwe abana b'abantu ushobora kuguha imbabazi mu gitondo ku cyo wari unkoshereje, wakongera nyuma y'isaha imwe nkahita nkubwira nti this is too much. ariko Imana yacu yo ntihinduka. nta muntu irabwira ngo this is too much, nyamara turasayisha umunsi ku munsi. Yesu nashima. kugira ngo rero tubashe kugumana agakiza mu bihe bigoye dusohoyemo, ari ibyo turimo uyu munsi n'ibizaza, ikizagufasha cyangwa ihame rya mbere ryagufasha ni ukuzirikana ko Imana wakurikiye, Imana usenga, Imana wifuza kuzabana nayo mu bwami bwayo, ari Imana idahinduka. uko yari iri kera niko iri n'uyu munsi, kandi niko izahora iteka ryose. ndumva ihame rya mbere ryumvikanye. ihame rya kabiri ryagufasha gukomeza kuba mu gakiza no mu bihe bigoye. ihame rya kabiri ryagufasha gukomeza kuba mu gakiza no mu bihe bigoye ni ukugambirira kutiyandurisha ikintu icyo ari cyo cyose. kugambirira, kwiyemeza. haleluya. kugambirira kutiyandurisha ikintu icyo ari cyo cyose, cyangwa se kwiyemeza kutiyanduza n'ikintu icyo ari cyo cyose. Imana ishimwe. ukwiye kuba umurokore ufite ihame ryitwa kugambirira kutaziyandurisha ikintu icyo ari cyo cyose, cyangwa se ufite ihame ryo kwiyemeza kutaziyandurisha ikintu icyo ari cyo cyose. kawayini ko mu kirahure, nubwo babiseriva mu birahure byiza, ukavuga ati sinziyandurisha ako kawayini. ka mitsingi kuri bene data b'abagabo gakonje cyane ngira ngo abagore basigaye bazikunda kurusha abagabo. mitsingi rwose nshuti zanjye, ndakwinginze irindi hame ryagufasha kugira ngo ubashe gukomeza gukizwa. ngaho se agakese ka mitsingi gashyira imbere y'umukobwa. ubu muri iyi minsi ibintu bigezweho, mu masegonda arabakaranye. ibintu bigezweho inshuti z'umusaruro. mbabwira ngo turi mu gihe kigoye. ubu ngubu ujya ahantu mu birori bagategura ameza ariho ibintu bitandukanye n'ubwoko bw'ibintu bitandukanye binezeza imitima y'abantu. haleluya. ariko murokore, nugera ahantu nk'aho, kuko uzahagera, nta tegeko ribibuza, nta n'itegeko ribihana, ukwiye kuba umurokore ugambirira kutiyandurisha ikintu cyose cyatuma izina ry'Imana ritukwa ku bwawe. hari byinshi bigezweho muri iyi minsi. njya mbona amasitire, niba habaye ngo ibirori runaka
abantu bagomba kuba bafite style runaka zijya kumera nka uniforme, rimwe na rimwe style zifite ibyo zigaragaza cyangwa bafite ibyo bamamaza simbizi. Ariko murokore, wowe wamenye Imana, wowe ufite agakiza, ukwiye kuba umuntu ugambirira kutiyandurisha ibyo bintu by'abanyegiputa cyangwa se ibyo bintu bidahesha Imana icyubahiro. Haleluya. Daniyeli, muhurire muri bride shower se, muhurireyo. ibihe dusohemo biragoye, niyo mpamvu nababwiye ngo mureke tugire amahame adufasha gukomeza gukizwa. Hurireyo na murokore muri bride shower no mu bihe bigoye, kwa gatanu cyangwa kwa gatandatu. ibi bihe byatuzaniye imico myinshi, ibi bihe byatuzaniye amasitire menshi, ibi bihe byatuzaniye imvugo nyinshi zitandukanye, ibi bihe byatuzaniye byinshi kandi biracyanaza. Haleluya. Ariko kugira ngo ubashe gukomera cyangwa se gukomeza agakiza muri iki gihe kigoye, ukwiye kugira ihame ryitwa kugambirira kutiyandurisha ikintu icyo ari cyo cyose, kutishyiraho ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma izina ry'Imana rigawa. Kutavuga nk'uko ab'isi bavuga mu rwego rwo kugira ngo unezeze abantu nawe ngo uryoshye ikiganiro, nyamara warangiza ukarengera ukavuga n'ibidakwiye kuvugwa. Murokore, ushimisha nawe wabemeye ngo nawe ubemeze. Imana itugire neza. Ibi bihe biragoye, ariko dukwiye kugambirira kutiyandurisha ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma izina ry'Imana ritukwa ku bwacu. Umugabo witwa Daniyeli na bagenzi be mu gice cya mbere babafashe ari abana b'abasore b'Abisirayeli, babajyana i Babuloni nk'abacakara. Haleluya. I Babuloni ntago basengaga Imana, basengaga ibigirwamana. Ikintu bo bari babatoranirije abo basore bari ukubatureninga iyo mihango n'imico yabo yo guterekera, yo kuvuga ibigirwamana, yo gukorera izo mana zabo. Noneho igihe kimwe mu byo bagombaga no kubagaburira kugira ngo babe abasore b'ibigango cyangwa se abasore bashyitse bageze ku kigero bazajya bahagarara imbere y'umwami bakavuga ngo Imana ziravuze ngo, hari ibyo bagombaga kubagaburira byabaga byaraterekerejwe ibigirwamana. Haleluya. Ariko umva umuntu ufite agakiza kabone naho yari ahagaze mu bihe bigoye, byari byiza mu bigaragarira ijisho kandi no mu buryo bw'intungamubiri byari bitunze umubiri neza. Inyama nziza, izikaranze n'izokeje, izitukura n'iz'umweru, vino umwami yanywagaho, murumva ibyo bintu se byari biciriritse. Ariko kubera ko ari ibintu byabaga byaterekerejwe ibigirwamana, mugaragu w'Imana Daniyeli abibonye aravuga ati njyewe sinanze ayo mahugurwa, ariko ndashaka kudakoresha ibi biryo mutwemereye, ahubwo mumpe ibishyimbo n'amazi. Yari ageze mu gihe ari ahantu yewe n'Abisirayeli bagenzi be batahari, yumva yanakora n'icyo ashatse ntawe umureba. Ariko reka nkubwire umurokore nyakuri,
n'udatinya ijisho ry'abantu ahubwo agatinya ijisho ry'Imana. i Babuloni nta Bayisiraheli benshi bari bahari. Daniyeli yari kunywa n'iyo vino akarya n'izo nyama byaterekeye, ntawe ari kuzamenya ko yaguye. Ariko umva umurokore wamaramaje, ntabwo atinya ijisho ry'abantu ahubwo atinya ijisho ry'Imana aho ari hose. Ariko benshi ahangaha ngo pasiteri naza, ubwo pasiteri atari butahe ubu bukwe cyangwa se akaba atari bugaragare muri Brother Shower, reka twinjoye, kanze mbereke, ndabizi ko atari buhagaragara. pasiteri ashobora kutakubona, ariko Imana yo mu ijuru ntaho wayihungira. Nuko ngo Daniyeli agambirira mu mutima we, niko hatubwiye ku murongo wa 8 igice cya mbere, ngo maze Daniyeli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga, aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Byari n'itegeko gukoresha ibyo bintu biterekerejwe, ariko nubwo byari itegeko bwose, ndetse nubwo nta n'undi muntu wamurebaga, Daniyeli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo byaterekerejwe na vino y'umwami. ngo nibwo yasabaga ngo we bamuhe udushyimbo ndetse ajyanywa n'amazi. Murokore mwene data, kugira ngo tubashe gukomera mu gakiza muri iki gihe kigoye, tugomba kugira ihame ryitwa kugambirira, kutiyandurisha ikintu icyo ari cyo cyose. Kandi kugambirira n'ibyawe ku giti cyawe. Burya kugambirira ntabwo naza ngo mbiguteremo, ntabwo byashoboka. Ni wowe n'umutima wawe ukwiye kuvuga ngo kubw'agakiza nakiriye, kubw'umwami Yesu nakiriye, ibi ngibi nubwo byaba bimbereye, nubwo byaba ari ibigezweho, nubwo byaba bimeze gute, ntabwo nemerewe kubikoraho. Sinemerewe kuvuga gutya, nubwo ari imvugo zigezweho. Sinemerewe kwambara gutya, nubwo ari amasitiri agezweho. Sinemerewe kwitwara gutya, nubwo nta n'icyo bitwaye. Ariko ukwiye kugambirira, nanjye nkwiye kugambirira mu mutima wanjye kutiyandurisha ikintu icyo ari cyo cyose, kugira ngo tubashe gukundira, tubashe gusingira icyo Kristo yadufatiye, nk'uko abaririmbyi baze baturirimbira. Ntabwo bishoboka kugundira icyo Kristo yagufatiye ufatafata. Ntabwo bishobora gusingira icyo Kristo yagufatiye witwara uko wishakiye. Ntabwo bishobora gusingira icyo Kristo yagufatiye utarahindutse neza, ngo uhinduke mu mutima, uhinduke no ku mubiri, ndetse utajya ugambirira mu mutima wawe. Ntibishoboka. Hari bitagenda neza cyane, nashyira akabazo ku bugingo bwe, naho ibirayi byo ni ibya bose. Hari bitagenda neza. Nubona wowe n'abadakishijwe musigaye musabana cyane, ndabivuga gutyo kuko hari abadakishijwe nyine, musigaye muri umva mufite ubumwe kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, budasanzwe kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru. Kandi adakishijwe ngo uzamuhindura, ufite izihe mbaraga zizamuhindura? Itara ry'umutuku ryane. Nakubwira ngo tugende sinzi hehe, nawe uti twagiye. Wibagiwe ko inzira ikujyana mu bwami bw'Imana ifunganye. None urashaka kujyana n'aba kanaka mu buryo bwisanzuye.
ucunge neza. Matayo yarabivuze mu bice 7, mutaza kugira ngo ni n'amagambo yanjye. Murongo wa 13 n'uwa 14 aravuga ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari, ni inzira ijyana abantu kurimbuka, n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abanyuramo ni benshi. Murabyumva? Inzira ijyana abantu kurimbuka ni ngari cyane, ndetse n'abanyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo, iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Nzi neza ko hari ibyo naretse ku bwa Kristo, nzi neza ko hari icyo agakiza kampombeje, byari bifite n'inyungu kuri njyewe, ariko kubwo musaraba wa Yesu, kubwo gushaka guharanira kuzabana n'Imana, ndakubwiza ukuri, ngenda maramaje. Wowe niba wumva ntacyo wahombye, ubwo nicyo wakiriye nta gaciro ugiha. Amen. Niba wumva ntacyo wahombye ku buzima bwawe, bisobanuye ko nicyo wakiriye nta gaciro gifite. Ariko Pawulo yaravuze ngo nahombye, yavuze ngo iki mu Bafilipi? Ibyaremwe indamu yanjye nabibonye nk'igihombo, ndetse nk'amasi, kubwo gukurikira Kristo. Kubwo haleluya, nahombye ibyanjye, ibyari indamu yanjye. Murokore, harya uyu munsi hari ikintu wumva warahombye kubwo gukurikira Kristo? Wabaye ntacyo wahombye, ntekereza ko nicyo ufite utabuze agaciro kacyo. Haleluya. Buriya bajya bavuga ngo umubyeyi kubw'ibise agira abyara n'ujya umenya agaciro k'umwana, n'ujya ugira affection y'umwana cyane kurusha abagabo. Kubera iki? Nawe impamvu abigira n'ibyo bise biba byaramuriye, noneho ikivuye muri ibyo bise yagize, uwo mwana usohotse muri ibyo bise yagize, umubyeyi amuhoranira igishyika. Yesu nashimwe. Bitandukanye n'umugabo, kubera ko umugabo nta bise aba yarahuye nabyo, nta bubabare bwo kubyara ahura nabwo. Burya abagabo wenda nubwo dukunda abana, ariko ntitubakunda ngira ngo ku rwego rumwe nk'abamama baba barabatwise bakabamarana amezi 9, iyo ndibavuna ibakora ukuntu, none bikongeraho n'ibyo bise igihe umwana avuka. Buriya urukundo rw'umwana kurwumva cyane, umubyeyi arwumva cyane kurusha abagabo. Ni kimwe rero n'agakiza. Niba nawe hari ikintu wigomwe wakundaga cyane, cyarindamu yawe nk'uko Pawulo yabivuze, kugira ngo wakire agakiza ukaba warakiretse, tekereza ko agakiza ufite uyu munsi wagakomeza, wagafata nk'ikintu cy'agaciro ku buzima bwawe. Umwambaro w'agakiza wambaye uyu munsi, niba hari ikintu wahombye cyangwa se ikintu waretse ku bw'ako gakiza, uwo mwambaro wambaye ntabwo wawicaza aho ubonye hose. Wajya ubanza kureba ahantu ugiye kwicara niba hatari bukwanduriza umwambaro. Haleluya. Ndetse uwo mwambaro wawe w'agakiza ntabwo wawutiza undi, kubera ko ushobora kuwutiza undi akawanduza. Imana ishimwe. Ariko niba warabifashe for granted, ukabifata nk'ibintu bisanzwe, bizakugora gukomeza gukizwa no mu gihe kigoye. Akandi gakurikiraho kagufasha gukomeza gukizwa
cyangwa se kugumana agakiza no mu bihe bigoye ni ukuzirikana ko mu isi turi abashyitsi kandi turi n'abimukira. Haleluya. Uyu munsi nzi imyaka maze, ariko iyo nshigaje sinyizi. Haleluya. Bivuze ngo muri iyi si uyu munsi tuvuga, nshobora kuba ndimo kuvuga aya magambo uyu munsi, ejo mukamperekeza i Rusororo. Mu yandi magambo, ahangaha ndi umushyitsi, iwacu sino. Hari ubundi buturo Yesu yagiye kudutegurira. Haleluya. Ubwo tuzabaho iteka ryose. Yaravuze mu butumwa bwiza bwa Yohana ngo ndagiye mu rugo rwa data hari amazu menshi, kandi ngiye kubategurira aho muzaba. Ngo iyaba atariyo mba mbabwiye. Ngewe rero namenye neza ko iwacu atari ino. Ahangaha mara iby'igihe gitoya, igihe ntazi. Tujya tuvuga ngo isi wayirirwamo ariko ntuyiraremo, kandi cyangwa se ukayiraramo ntuyirirwemo. Kandi nasanze ukuba abashyitsi muri iyi si ntawe biheza. Abakomeye ni abashyitsi muri iyi si, abanyacyubahiro ni abashyitsi muri iyi si, abatunze ni abashyitsi muri iyi si, abadatunze ni abashyitsi muri iyi si, abatoya ni abashyitsi muri iyi si, abakuru ni abashyitsi muri buri wese. Hano muri iyi si turi abashyitsi. Yesu nashimwe cyane. Iyaba rero wamenyega ko muri iyi si atari iwanyu, muri iyi si atari iwacu, hari uko wakwifata, hari uko wakwitwara kugira ngo uzagere mu gihugu cy'iwanyu, icyo Yesu yagiye kudutegurira. Ushyitse koko. Haleluya. Kandi abazajya muri icyo gihugu, abazajya muri uwo murwa, bategurirwa hano ku isi. Gutegurwa n'ubu ngubu, ni iki gihe cyo gutegurwa. Nta handi hantu bazategurirwa. Imana ishimwe cyane. Nta handi hantu ho gutegurirwa dufite. Ni ahangaha, ni none kwitunganya, kuko ntabwo uzi uko ejo bizaba bimeze. Imana ishimwe cyane. Kuzirikana ko mu isi atari iwacu bishobora kugufasha gukomeza gukizwa neza no mu gihe kigoye. Ariko numara kubona ko mu isi ari gakondo yawe, numara kubona ko mu isi wowe ari aho ngaho nyine, gukizwa bizakugora, kuko isi izashirana no kwifuza kose, kandi iyi si izashira, haza indi si nshya. Imana ishimwe cyane. Petero wa mbere 2:11 yavuze ngo bakundwa ndabahugura ubwo muri abasuhuke n'abimukira, kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Petero wa mbere 2:11. Bakundwa ndabahugura ubwo muri abasuhuke n'abimukira, kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Yabwiraga bene wabo bari barabaye basuhuke mu gihugu cy'ubunyage, arimo abahugura nyine, abibutsa amagambo, babwira ko ari abasuhuke ndetse ari n'abimukira. Iyo umuntu ari umusuhuke ahantu, cyangwa se iyo ari umushyitsi ahantu, ni ukuvuga ngo aho hantu ari aba hari igihe gito, aba ari ikindi gihe akazahava akajya ahandi. Siko bimeze se? Niba turi abashyitsi hano mu isi, tukaba turi n'abimukira,
ndetse turi n'abasuhuke, bivuze ko hano mu isi hari igihe tuzahamara. Burya umushyitsi agira igihe amara ahantu yatembereye agasubira iwabo. Hari igihe kizagera rero tukajya iwacu. Ariko numenya yuko uri umushyitsi hano muri iyi si, kandi ukaba uzi neza ko iwanyu cyangwa se mu ijuru, mu gihugu cy'abera, mu ijuru ry'abera, ariho gakondo yawe iri, hari uburyo uzifata. Ijuru ni iry'abera, ijuru ni iry'abakiranutsi. Udakijijwe, udakiranutse, ntabwo azakandagira mu bwami bw'Imana. Uwo ntazabona Imana. Imana itugirire neza, kugira ngo rero ubashe gukomeza gukizwa muri iyi si ihindagurika umunsi ku munsi. Gira ihame ryo kuvuga ngo uko biri kose iyi si nayirirwamo ariko sinyiraremo, cyangwa se nkayiraramo ariko sinyirirwemo. Ariko se nimba nyivuyemo, ngiye he? Ngiye gute? Jya wibaza icyo kibazo. Umunsi uzava mu isi cyangwa se umunsi nzava mu isi, ujya wibaza ngo nzaba ngiye he? Nzaba ngiye gute? Iyi si turi abashyitsi, hari umunsi tuzayivamo. Ariko ikibazo si ukuyivamo, ahubwo ikibazo ni ukuyivamo utagiye aho umwami Yesu yagiye kugutegurira. Icyo nicyo kibazo gikomeye. Kwivamo byo ntabwo ari ikibazo, gupfa si ikibazo, kugenda si ikibazo, gusuhuka si ikibazo, ariko ikibazo ni ukuyivamo. Nyamara aho ugiye ntihaba ari aho umwami Yesu yagiye kugutegurira, ahubwo ukaba ugiye kubabaranwa na Satani iteka n'iteka mu muriro waka w'iteka Imana yamushyizeho. Haleluya. Byaba bibabaje rero warateranye amateraniro menshi, ubutumwa bwose bukavugwa yuko hari ijuru ry'abera kandi abakijijwe aribo bazabona Imana, ariko tukanavuga yuko kugira ngo ukomeze gukizwa neza ari ukumenya ko uri umushyitsi n'umwimukira, ariko ukazatungurwa n'ibihe, ukazisanga mu maboko ya Shitani. Imana itugirire neza. Ikindi cyagufasha gukomeza gukizwa neza mu bihe birimo bigenda bihinduka, guhora twiteguye. Guhora twiteguye iminsi yose. Kwitegura, iyo umuntu nabibonye ku bantu bakoresha indege mu ngendo, hari igihe iyo mumaze gukoresha za formalite zanyu babashyira ahantu nyine aho bita muri transit. Aho muri transit ni ahantu muba mutegerereje, ni ahantu ibintu byose biba byamaze kuba tayari, impapuro zujujwe neza, ibyangombwa byose byagenzuwe mu buryo bwose. Wowe utegereje gukingurirwa umuryango ku gihe cyageze babinjiza mu ndege. Tujye duhora twiteguye nk'abo bantu. Kandi uretse ko wenda bo baba bakwandikiye hariya isaha ngo indege runaka irahaguruka isaha ini, nawe wabireba ukavuga uti ndahari ndicaye hasigaye iminota 4, ukaba wayikoronometero ukavuga ngo hasigaye iminota 10 ngo mpaguruke ngende, cyangwa se hasigaye 20. Ariko ibya Yesu byo ni uguhora turi maso, ni uguhora twiteguye. Haleluya. Aho ho bitandukanye n'ibyo mu isi. Imana ishimwe cyane. Ubutumwa bwiza bwa Matayo 25:13 haranditse ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Haleluya.
nuko tube maso, kuko ntituzi, nta muntu ubizi n'umwe, umunsi n'igihe Yesu azagarukira. Ibyo ni ibanga rihishwe, n'abamarayika ubwabo ntabyo bazi. Aya magambo Yesu yakoresheje ubwo yacaga umugani w'abakobwa 10, harimo ngo 5 b'abapfapfa, abandi ari abanyabwenge, kandi bose bari bafite amatabaza. Abo bapfapfa bo amatabaza yabo nta mavuta yari arimo. Noneho ngo umukwe atinze barahunikira, barasinzira. Haleluya. Nkuko muri iyi minsi benshi bahunikiye, kandi benshi bahunikiye bitwa ko bafite agakiza, ariko agakiza katarimo amavuta. Haleluya. Benshi barasinziriye barakijijwe, benshi basinziriye barabatijwe, benshi bashinziriye bajya no kwigaburo ryera. Imana itugirire neza. Noneho ngo umukwe aje abatunguye. Muri abo 10, 5 nubwo bari, reka mvuge ngo bari baryamiye amajanja, amatabaza yabo yararimo amavuta. Umukwe aje ngo baboneza amatabaza yabo. Mu yandi magambo, bacana amatabaza yabo bajya kwakira umukwe. Hanyuma babandi babapfu, niko birivuga, bikangura basanga ab'abanyabwenge, ababaye maso mu gihe kigoye nk'iki, bo bagiye gusanganira umukwe, kandi bagiye mu buryo bwujuje ibisabwa byose. Bariteguye mu yandi magambo. Batangira kubwira babandi ngo natwe muduhe ku mavuta. Abanyabwenge baravuga ati aya mavuta n'ay'umuntu ku giti cye, aka gakiza n'ak'umuntu ku giti cye. Ubwo birabasaba gukora iki? Gusubira mu bahanjuzi, mukajya kongera gukizwa bundi bushya. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu rero, kugira ngo tubashe gukomeza gukizwa muri iyi si hindagurika umunsi ku munsi, iterambere, tekinoloji, social media, amasitire, ibigezweho bya hehe na hehe, biradusaba kugira ihame ryo guhora twiteguye. Amasitire aze, ariko muri wowe nk'umugenzi ujya mu ijuru, ubanza ubigenzuza umwuka. Nurangiza wibaza ati ariko ibi ngibi ngiye kubyambara, ndaba sa n'umugenzi witeguye gusanganira umukwe, ndaba sa n'umugeni witeguye gusanganira umukwe. Uyu mwambaro nambaye, umukwe naza arasanga ari wa wundi yanyambitse cyagiye. Iyi mico mfite uyu munsi, umukwe agarutse yasanga ari ya yindi yanshimiye. Imana itugirire neza. Biradusaba rero guhora turi maso, guhora twiteguye, kuko ntago tuzi umunsi n'igihe Yesu azagarukira gutwara umugeni yakoye amaraso y'igiciro gikomeye. Imana ishimwe cyane. Reka tuvuga akanyuma, ariko nshuti z'umusaraba, nubwo isi irimo guhinduka, nubwo ibintu byinshi birimo guhinduka, ndakwinginze gerageza gukomeza gukizwa, kandi ukomeze kuba uko wari uri ugihamagarwa. Imana ishimwe cyane. Akanyuma rero ni ukuzirikana ko hari ingororano z'abakijijwe. Nubwo twavuze yuko agakiza kanyura mu nzira ifunganye, agakiza karushya, agakiza kababaza, agakiza kagoye, ariko uko biri kose hari ingororano z'abakijijwe. Imana ishimwe. Mwishime
mwitere hejuru, dufite ingororano abakijijwe. Kandi uku ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Tukiri na hano mu isi, hari icyo Salomo yabivuzeho mu Migani 22:4. Na hano mu isi ubwaho abakijijwe, umva uko Salomo yabivuze. Yaravuze ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye rimwe ni ubukire, kabiri ni icyubahiro, gatatu ni ubugingo. Ibyo ni ibintu byavuzwe n'umunyabwenge witwa Salomo. Na hano mu isi, tukiri mu isi, dukijijwe neza, nidukizwa neza, tukiri na hano mu isi, hari ingororano uko byagenda kose. Imana ishimwe cyane. Iyi Mana ntago izavubira imvura ababi gusa ngo inanirwe kuvubira imvura beza. Tukiri na hano mu isi, dufite ingororano ngo uwubaha Uwiteka wese akicisha bugufi, ingororano ye ni ubukire, ni icyubahiro, ni ubugingo. Imana ishimwe cyane. Ariko noneho mu gitabo cya nyuma cyo muri Bibiliya ijambo ry'Imana ho, ndavuga mu Byahishuwe ku murongo wa 22, bakavuga ko ku murongo 22:12 baravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiye ibyo yakoze. Igitabo cy'Ibyahishuwe ibice 22 murongo wa 12. Ayo ni amagambo Yesu yahishuriye Yohana, aramubwira ati dore ndaza vuba kandi nzanye ingororano. Ntabwo ari ukuza gusa, aje no kugororera buri wese, buri muntu ibikwiranye n'ibyo yakoze. Niba warakoze neza, urahirwa, umwami w'abami agufitiye ingororano. Niba warakoze nabi kandi, nakubwira wenda uyu munsi ngo haracyari andi mahirwe yo kugorora ibitari byiza. Haleluya. Kugira ngo nawe ujye mu mubare w'abo umwami wacu azagororera. Imana ishimwe. Haracyari ibyiringiro, haracyari andi mahirwe. Niba warakoze nabi, niba urimo gukora nabi, ko wahinduka, ko wahindukira ukava mu ngeso mbi, kugira ngo nawe ujye mu mubare w'abana b'Imana bazahabwa ku ingororano z'abakijijwe. Imana ishimwe cyane. Ariko ijambo riratubwira ngo dore ndaza vuba, ndaza vuba. Ntabwo ari kera, utagira ngo ni mu myaka tutazi, kandi nk'uko twabivuze haruguru, ntabwo tuzi igihe Yesu azagarukira. Ariko yaravuze ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere buri muntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Mu gusoza, nshuti y'umusaraba, ku isi irimo guhinduka, yarahindutse, isi irahinduka, izakomeza no guhinduka. Abantu barahinduka, bazakomeza no guhinduka. Ibihe birahinduka, bizakomeza no guhinduka. Ariko Imana yacu ni idahinduka, kandi agakiza wakiriye, umwambaro w'agakiza wambaye, uriya munsi ujye uvuga ngo umunsi mwiza nibuka nuwona. Icyo gihe wambaraga uwo mwambaro w'agakiza, ko wawukuyemo ugasubira mu bushwambagara, uriya mwambaro wari ugukojeje isoni. Twinginge uyu mugoroba wongere utekereze neza aho wiyambitse ubushwambagara, wongere usaba umwami Yesu atwambike, yongera kwambike
umwambaro w'agakiza, yongera gusubizemo umwambaro wera, kuko ntago tuzi umunsi n'igihe azagarukira, kandi nagaruka azaza aje kureba abo yambitse, abacyambaye umwambaro yabambitse ajya kuva hano mu isi. Amen. Abambaye ubushwambagara rero, mwihangane mubuvanemo, mwambara umwambaro w'agakiza. Kandi mbasabe, isi izahinduka, n'ibihe bizahinduka, n'abantu bazahinduka, ariko mureke twebwe, kubera ko Imana yacu idahinduka, kubera ko Imana yacu ko yari iri kera n'uyu munsi ariko ikiri, mureke dukomeze dukurikira Imana tudahindurwa n'ibihe, mureke dukomeze dukurikira Imana tudahindurwa n'iminsi, naho tugeze dukomeze tumere nk'uko twari kera tugihamagarwa, tugundira agakiza kacu nk'ikintu cy'agaciro twahawe, kugira ngo ubwo Umwami Yesu azagaruka azasange amatabaza yacu akirimo amavuta. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Imana ibaha umugisha.